Hero mumeze mute? Uyu munsi kuri channel yacu tugiye kuvuga uburyo ushobora kubara iminsi y'uburumbuke cyangwa se ushobora kumenya igihe cyawe cya ovulation. Ese nabara gute igihe cyanjye cy'uburumbuke? Tubibutsa ko ubu buryo bwo kubara igihe cyawe cy'uburumbuke ushobora kubukoresha nko mu kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda inda zitateganyijwe cyangwa se ukanabikoresha ushaka kugira ngo ubyare. Rero tubibutse ko igihe cya ovulation ni igihe umubiri w'umugore cyangwa se intangangore iba yakuze ku buryo umugore aba ari tayari gutwita. Intangangore yavuye mu dusabo tw'intanga ikaza ikagera mu miyoborananga aho itegerereje intangangabo kugira ngo niyibona umubyeyi cyangwa se umugore abashe cyangwa umukobwa abashe gusama. Uburyo rero iminsi ya ovulation ibarwa, nibura ugomba kuba ufite iminsi y'ukwezi kwawe nibura inshuro 6. Ufata umunsi wa mbere waboneho imihango ya mbere ukageza ku munsi wa mbere waboneho imihango ikurikiraho, ukamenya imibare iri hagati cyangwa se iminsi iri hagati ni kuko kwezi kwawe kuba kungana. Rero ukabara icyo cyiciro cya mbere ukabyandika ahantu, ukongera ukabara ukundi kwezi gutyo ukabara nibura amezi 6. Ayo mezi 6 niyo ukoresha umenya niba iminsi yawe y'imihango ihindagurika cyangwa se idahindagurika. Reka dufate urugero. Hari umukobwa cyangwa umugore wabaze akoresheje amezi 6 yose asanga iminsi ye ntago ihindagurika kandi ifite iminsi 30. Ukwezi ko ntigahindagurika kandi gufite iminsi 30. Kugira ngo amenye igihe cy'uburumbuke cye, nubanga afata ya minsi 30 yabonye agakuramo iminsi 14 akabona umunsi wa 16. Umunsi wa 16 niwo munsi nyirizina wa ovulation w'uburumbuke. Ariko agomba gusigaza nibura iminsi 5 imbere n'iminsi 5 inyuma kuri wa munsi wa 16 kugira ngo yizere neza ko ya minsi twavuzeho n'intangangabo zishobora gutegereza iminsi 5 kugira ngo zibone gupfa ziri mu mubiri w'umugore. Ni uvanga ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ku munsi nibura wa 10, dufata urugero wa 12 w'ukwezi kwawe. Umunsi wa 12 umva izageza kuri 17 intangangabo ikiriho. Yakubitana na ya ovulation ku munsi wa 16 ukabura samye. Kandi nanone intangangore ishobora kubaho iminsi 3 ikiriho itarapfa. Niyo mpamvu na nyuma ya wa munsi wa 16 ugomba kwasiga iminsi 5 kuko ukoze imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 19 wasama. Kubera ko ya ntangangore iracyariho itegereje ko yabona intangangabo ikaba yasama. Ubwo rero niyo mpamvu dusiga iminsi 5 inyuma tugasiga n'indi minsi 5 imbere. Tugiye ku wundi mugore wa kabiri cyangwa se umukobwa wa kabiri wabaze iminsi y'ukwezi kwe agasanga iminsi ye igenda ihindagurika. Urugero, yafashe ukwezi kwa mbere kugira iminsi 30, ukundi kugira 26, ukundi kugira 25, ukundi kugira 32, ukundi kugira 28, ukundi kugira 29. Ahangaha ufata ukwezi kwagize iminsi myinshi ukakwandika ahantu, n'ukwezi kwagize iminsi mike ukakwandika ahantu. Hano uyu mugore ukwezi kwagize iminsi myinshi ni 30, ukwagize iminsi mike ni 25. Urafata 30 kurimo 11, ufate 25 kurimo 18. Ni ukuvuga ngo dufata ukwezi kwagize iminsi myinshi tugakuramo 11, ni formule dukoresha. Ugafata ukwezi kwagize iminsi mike ugakuramo 18. Hanyuma iminsi ubonye hagati aho niho iminsi y'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo kuri uyu rugero rwacu twafashe 30 dukuramo 11 tubona iminsi 19, dufata 25 dukuramo 18 tubona 7. Ubwo ni hagati y'iminsi 7 na 19 niyo minsi y'uburumbuke.
nsubiza n'ikibazo abantu bagiye bambaza, gute umuntu ashobora gusama ari mu mihango. Nk'uru rugero rwacu twafashe, ushobora kujya mu mihango ukamara iminsi 7, kandi nanone ku munsi wa 7 niwo munsi wa ovulation yatangiriyeho. Urumva ukoze imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 7 kandi ukiri no mu mihango, ushobora kuba wasama. Birumvikana kandi numva byumvikanye. Ni ukuvuga ngo rero uyu mubyeyi wacu twafasheho urugero, cyangwa se uyu mukobwa twafasheho urugero, ku munsi wa 7 kugeza ku munsi wa 19, niba udashaka gusama wakirinda gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ugakorera imibonano mpuzabitsina ikingiye. Niba ushaka gusama nanone, urumva ko wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kubera ku munsi wa 7 kugeza ku wa 19. Ngayo nguko rero, nizere ko dusobanukiwe kubara iminsi y'uburumbuke. Ufite ikibazo cyangwa se iyindi nyunganizi yatubwira muri comment tukamusobanurira kurushaho. Murakoze.